ubwo turimo kwishimira iminsi mikuru isoza umwaka, reka tunavuge ku bukene bushobora kuzatwibasira mu kwezi kwa mbere. Iminsi mikuru ni bimwe mu bihe binezeza benshi. Witegereje neza ushobora no gutekereza ko ariyo dukorera. Kugira ngo ubyumve neza, tekereza uramutse ukoze umwaka wose, ariko Noheli n'Ubunani uwo mwaka ntibibe. Uko waba wararumbukiwe kose, iyo minsi mikuru utayibonye ushobora gutekereza ko umwaka utabayeho. Twese turibuka mu bihe bya COVID-19 ubwo iyi minsi twayizihije tudashobora kwishimisha uko tubishaka. Igitangaje ariko ni ubuzima tubaho buri mwaka mu kwezi kwa mbere iyi minsi mikuru irangiye. Muri iki gihe benshi baba bahangayitse bibaza niba batarapfushije ubusa cyangwa se batarasesaguye amafaranga yabo mu bihe by'iminsi mikuru. Ukwezi kwa mbere ni ukwezi mu bijyanye n'amafaranga kuba gukeneye amafaranga menshi, bikaba bibi cyane kubakodesha iyo ugize umwaku ukaba wishyura mu ntangiriro z'uko kwezi kwa mbere iminsi mikuru ikivamo. Bigahurirana n'abana bagiye gutangira amashuri, amafaranga y'ingendo zijya n'iziva mu kazi bikinjiramo, utibagiwe n'ibitunga umuryango bya buri munsi. Iki gihe ibitekerezo bikubana byinshi. Uzasanga iyo bigenze gutya buri wese yirenganya, atubanza ari amakosa yanjye, ati mu bihe by'iminsi mikuru nakoresheje amafaranga menshi ntakabaye inkoresha. Iyi mpamvu ku ruhande rumwe niyo, ariko ku rundi ntabwo ariyo. Niyo kubera ko hari abantu bakoresha amafaranga menshi mu minsi mikuru isoza umwaka badatekereza na nyuma yaho ko ubuzima buzakomeza. Hari n'ubwo usanga ibyo bayakoreshejemo atari ibyari bikwiye koko, bakayakoresha nk'abayikuraho kubera ko nyine turi mu minsi mikuru isoza umwaka, ibihe bidasanzwe. Icyakora hari n'abishinja kuyapfusha ubusa atari ko byagenze, ahubwo kuba iminsi mikuru yarabayeho bikababera urwitwazo rw'ubukene bambukana umwaka mu kwezi kwa mbere. Kugira ngo wumve neza ko hari aho twirenganya, ni uko iyi mpamvu y'uko dusesagura mu minsi mikuru iba buri mwaka, ugasanga ni ingingo ihuriweho n'abantu benshi. None bwo twakora amakosa tugasesagura, byatubaho turi benshi kandi buri mwaka? Reka tubivugeho. Jye nitwa Ismael Mwanafunzi. Abanditsi b'Abanyamerika Elizabeth Warren na Amelia Warren Tyagi banditse igitabo bacyita The True Income Trap. Iki gitabo ntabwo kivuga ku minsi mikuru isoza umwaka, ahubwo kibanda ku muco umaze kwamamara mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi wo gukora imirimo irenze umwe kugira ngo abantu babashe kubaho. Igitangaje ariko ni uko isesengura bakoze ryagaragaje ko iyo mirimo ibiri cyangwa se irenze ibiri idatuma imiryango y'abayikora ibaho neza cyane kurusha uko yabagaho mbere. Baba bafite imirimo ibiri cyangwa se umwe, bose mu kwezi kwa mbere baba barira. Ayo marira akanakomeza mu mwaka ukurikira ukarinda urangira. Iki gitabo kigaragaza ko abantu bakunze guhura n'ibibazo by'amafaranga, bagakena bimwe byo kutagira ifaranga na rimwe mu mufuko, atari abafite akazi kamwe. Nta nubwo ari urubyiruko wenda wavuga ko rutangiye kubona amafaranga vuba. Uzasanga ari ya miryango imaze igihe ibayeho, wa muryango twebwe inyuma dukeka ko wifashije, w'abantu bafite icyo bakora kandi wenda cyiza. Imiryango ifite abana cyane cyane niyo yagaragajwe nk'ihora mu bibazo bidashira, mu madeni n'utundi tuntu twa hato na hato hatitawe ku kuba binjiza menshi cyangwa se make. Elizabeth Warren na Amelia Warren Tyagi bagaragaje ko imiryango ifite abana, haba kuri Noheli cyangwa se ku Bunani na nyuma yaho, iba ifite ibyago byo kubura amafaranga bikubye kabiri iby'imiryango idafite abana. Urugero, basanze nk'umugore urera umwana ari umwe aba afite ibyago bikubye gatatu byo kubura amafaranga kurusha mugenzi we nawe uba wenyine ariko adafite umwana. Basanze kandi umuryango ufite abana uba ufite ibyago bigera kuri 75% byo gukererwa cyangwa se kunanirwa kwishyura inguzanyo kurusha umuryango udafite abana. Ushobora kwibaza aho ibingibi bihurira n'ubukene dutangirana ukwezi kwa mbere kwa buri mwaka. Ntabwo ikibazo kiba cyarabaye muri uko kwezi, ahubwo nuko bitwigaragariza neza mu kwezi kwa mbere. Noneho kubera ibihe tuba tuvuyemo by'iminsi mikuru isoza umwaka, tukagira impamvu y'urwitwazo rw'aho amafaranga yashiriye. Ariko urebye neza ushobora gusanga ukwezi kwa 12 atari ko kwezi usoramo amafaranga menshi cyarimwe. Muri make, ukwezi kwa mbere kugaragaza ukuri k'ubuzima dusanzwe tubamo ariko tudashaka kwemera, kandi n'ubuzima butangirana n'umwaka bugasozanya nawo. Reka dufate umuryango usanzwe urimo umugore n'umugabo bafite akazi kabatunze mu buryo busanzwe. Simvugaho umuryango ukize, ahubwo n'umuryango twita ko wifashije biraho, umuryango uri hagati. Mu bihugu by'amahanga bawita middle income family. Bitekerezwa ko ubuzima bw'uyu muryango buri mwaka amafaranga yabo agendera mu gukodesha ahantu heza ho gutura
baba baragize amahirwe bakaba bafite inzu yabo, ariko mu bihugu by'amahanga umuryango ubayeho gutyo kugira inzu yabo bwite biba bigoye. Mu Rwanda ho biracyashoboka. Hejuru yo gukodesha, uyu muryango kenshi ukoresha amafaranga yawo ujyana abana mu mashuri meza, amafaranga asagutse akavamo ay'ingendo, ibyo kurya n'ubwishingizi bwo kwivuza. Ubwo iyo bafite imodoka cyangwa se ikindi kinyabiziga, wongeraho ko bagomba no guteganya ay'ingufu zabo z'amashanyarazi cyangwa se za essence bazakoresha. Ubu ku mafaranga asigaye asohoka buri kwezi mu ngo zishoboye nk'izi hazamo internet. Ni byiza kwibuka ko yari amafaranga asohoka buri kwezi. Uzasanga imishahara umugabo n'umugore bakorera irangirana n'ibi byangombwa by'ingenzi twavugaga mu kanya. Bareba nabi nabyo ntibivemo nk'uko babyifuza, hakagira ibigenderamo. Ni byiza kumva amaganya y'umuntu washiriwe, amafaranga yamushizeho. Uyu muntu ntabwo mu mpamvu avuga harimo wenda kuvuga ko ubu bukene arimo kubuterwa n'ikoti cyangwa se ikanzu nziza aherutse kugura. Kenshi azavuga ko amafaranga y'ubukode ari yamukenesha. Azakubwira ko amashuri y'abana yamumazeho amafaranga cyangwa se ko amatike agiye kumugira umukene. Niba ari umuntu usanganywe inguzanyo muri banki, amarira ye azaba ashingiye ku kuba inyungu za banki zimugeze kure. Nyamara nubwo ibyo bibazo byose bihari kandi byiyongera uko bwije n'uko bukeye, umushahara ugomba gukemura ibyo bibazo byose wo ntabwo wigeze wiyongera, cyangwa se niba byaranabayeho ntabwo ari ku kigero kingana n'uko ibiciro ku masoko byiyongereye. Indi mpamvu isa naho yabaye urwitwazo ku bukene duhoramo umwaka ugashira undi ugataha, ariko bukwigaragaza cyane mu kwezi kwa mbere, nuko abantu bazakubwira ko dusigaye dukoresha amafaranga menshi duhaha ibintu byinshi bihenze birimo n'ibidakenewe. Ibi nibyo amaduka yariyongereye aho dutuye. Bimwe mu byo twajyaga guhaha bituvunnye babizanye hafi yacu, ndetse kubera internet hari n'ibyo dukenera bakabidusangisha mu ngo zacu. Ariko kuba dukoresha amafaranga menshi duhaha kurusha uko byahoze byo ntabwo ari byo. Gusa ku rundi ruhande hari abashimangira ko ibyo duhaha nabyo byiyongereye. Nk'urugero, hari abemeza ko nk'uko umunsi mukuru wa Noheli mu myaka 30 ishize kubakaga ikirugu dukoresheje amashami y'ibiti twaciye hirya aho ngaho y'urugo. Uyu munsi ingamba zo kurengera ibidukikije zidutegeka kujya kugura igiti cya Noheli cyangwa se ikirugu gikoze muri plastike dushyira mu nzu, kikaba gikoreshwa n'amashanyarazi, tukagicomeka aho ngaho kikanakoresha umuriro w'amashanyarazi. Elizabeth Warren na Amelia Warren Tyagi mu gitabo cyabo bavuga ko umuryango w'ubu amafaranga ukoresha ugura imyenda yo kwambara ngo yagabanutseho 21% ugereranyije n'uko byahoze mu myaka y'1970. Umuryango w'abantu bane kuri ubu ukoresha amafaranga yo guhaha make ugereranyije n'umuryango nk'uwo mu myaka y'1970. Ni ukuvuga ko ubukene ingo zacu zifite budaterwa n'ibyo kurya byinshi duhaha cyangwa se imyenda myinshi twambara, kubera ko na kera abantu bararyaga kandi neza, barambaraga kandi neza. Umushahara ushobora kuba ari muke, ariko wari ujyanye n'uko ibiciro byari bihagaze ku masoko icyo gihe. None kubera icyo ubukene bwanze gushira burundu. Aha rero niwe ingingo yose ishingiye. Ubuzima isi yubatsemo uyu munsi, ubuzima tubayemo, nibwo ntandaro y'ubukene duhorana. Binatekerezwa ko ariko bizakomeza mu gihe isi nyine icyubatse gutya. Yaba ukeka ko yageze yajya mu birebana n'amikoro ndetse n'ugishakisha, inzira ya twese ni imwe. Kimwe mu bikomeje guheza benshi mu bukene bw'amafaranga nk'uko bivugwa, kabone niyo waba wayabonye wayafashe mu ntoki ariko akakunyura mu myanya yazo, ni amafaranga dutanga ku icumbi tubamo. Bitekerezwa ko uko bukeye n'uko bwije amafaranga y'icumbi yiyongera, ntabwo asubira hasi. Inzu utuyemo uyu munsi, umwaka utaha ishobora kuba atari yo uzaba ugishaka gukomeza kubamo. Hari ubwo biterwa n'uko umuryango wiyongereye. Niba mwaratangiye umuryango muri babiri, nyuma y'umwaka muba mwabaye batatu, ejo bundi mukaba mwabaye bane, gutyo gutyo. Inzu mwatangiye mubamo ntabwo ariyo muzakomeza kubamo. Mushobora gutangira mutuye muri quartier idashamaje mu birebana n'ubwiza cyangwa se umutekano. Uko ugenda utera imbere haba mu kazi n'ahandi, uba ushaka kuva aho hantu ukajya kuba muri quartier nziza itekanye, aho abana bawe bazabona aho gukinira bisanzuye, hamwe usohoka ntukubitane n'imbabura 5 z'abaturanyi ziri imbere y'umuryango. Ibi byose urarikira cyangwa se ugeraho. Ni amafaranga yiyongera kuyo usanzwe usohora mu mufuko wawe. Ni ukuvuga ko niyo amafaranga twabonaga yiyongereye, ibyo dukenera nabyo biriyongera, ndetse rimwe na rimwe kurushayo twinjije. Ugasanga kuba ku mushahara wawe hiyongereyeho 50,000 ntacyo byahinduye kuyo usigarana iyo umaze kwishyura ibibatunga mu kwezi. Kabone kandi nubwo waba waragerageje kwizirika umukanda, hari ibyo udafiteho ubushobozi. Ntabwo uzabuza ikiro cy'isukari kuzamuka mu biciro, ntuzabuza itike kwiyongera,
ntabwo ari wowe ugena inyungu za banki ku nguzanyo ku buryo nujya gufata ideni uzagena nayo wishyura. muri make hari ibyo ukenera umunsi ku munsi udafiteho ijambo. nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'icyitegererezo mu birebana n'ubukungu, ikigereranyo cy'abizigamira ku giti cyabo kiri kuri 4%. ibi ni ubutumwa bworoshye kubwumva. umuntu yizigamira kubera ko hari iby'ibanze yabanje gukemura. niba bizigamira bakiri hasi, bivuze ko hari iby'ingenzi abantu baba bakirwana nabyo. tukiri kuri icyo gihugu cya mbere gikize ku isi, imibare igaragaza ko nibura buri kwezi urugo rikoresha amadolari 2,000 ku nzu zo kubamo, ni ukuvuga gukodesha. ni amadolari ashobora kwiyongera bitewe n'aho inzu ukodesha iherereye. ubusanzwe byemezwa ko ku birebana n'ubukode bw'inzu, umuntu aba adakwiriye kurenza 30% by'amafaranga yinjiza. gufata 40% by'amafaranga winjiza ukayishyura inzu y'ubukode, ibi ngo nta bwenge bwinshi buba burimo mu birebana n'ubukungu. nyamara henshi ibiciro by'amacumbi byagiye bizamuka nyuma ya COVID-19, bikazamuka imishahara itazamuka. ikindi gitwara amafaranga y'abantu uko bwije n'uko bukeye ni amafaranga yo kwita ku muryango, by'umwihariko abana. nko muri Amerika, gutunga umwana umwe buri mwaka bigutwara nibura amadolari 13,128. iyi ni raporo ya Child Care Aware of America yo mu 2024 yabigaragaje. ni amafaranga uba ugomba gutanga wita ku mwana, waba ufite akazi cyangwa se utagafite, harebwe ku by'ingenzi umwana akenera. ubwo kandi ni amafaranga ashobora kwiyongera bijyanye n'ikigero umwana arimo, amashuri yigamo n'ibindi byihariye. aya ni amafaranga kandi adakuraho za nshingano zindi: kurya, kuryama, kwambara, kwivuza, gutembera n'ibindi. bwa buzima tubayemo noneho bugenda burushaho gukomera uko ikoranabuhanga rigenda rikataza. nk'ubu mu bihugu byinshi bikize hari icyo bita credit card, uburyo ibigo by'imari, amabanki n'abandi bacuruzi bakorohereza kubona icyo ushaka cyose, kabone naho waba nta mafaranga ufite, ubundi ukazishyura nyuma nubona amafaranga. aha niho uzasanga niba hasohotse telefone igezweho ya iPhone 17, n'umuntu uzi neza ko ahembwa amafaranga make ararayitunze, kubera ko hari uburyo bumwemerera kuyitunga akazayishyura nyuma. uzasanga umuntu akeneye imodoka, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi, ariko kubera ko nta mafaranga afite, hari uburyo bumwemerera kubifata akazagenda byishyura buhoro buhoro. uzasanga hari ubwo umuntu agiye agafata n'ibirenze ubushobozi bwe, ku buryo na wa mushahara twaririraga ko ari muke kare ugera kuri banki, ba bandi uri mu mwenda bakagenda bakataho ayabo, ugasigara nta mafaranga yo gucyura ufite. uburyo bwa carte de crédit cyangwa se credit card, uko bworoshye kububona niko buhenze kubwishyura, kubera ko inyungu yabwo irenze kure iy'inguzanyo duhabwa n'amabanki. urubuga Investopedia rugaragaza ko nibura inyungu iringaniye credit card nyinshi zica umuntu ari 24%. ibeshya ukererwe kwishyura iyi nguzanyo ya carte de crédit, amande azarusha agaciro inguzanyo baguhaye. ni ubuzima bugoye ariko bworoheye buri wese, cyane cyane iyo bigeze muri bya bihe byo kubura amafaranga. wenda mu Rwanda ntabwo ari uburyo buramamara cyane, nubwo hari banki zimwe na zimwe zabuzanye. gusa reka dufate nka mobile money, na bwa buryo bwaje bwo kwiguriza amafaranga. iyo bakohereje ubutumwa bugufi bukubwira ko wemerewe kuguza amafaranga ya naya, icyo kuyakoresha gihita kiboneka, nubwo cyaba nta kamaro. ikindi ni ipfunwe abantu baterwa no kuguza amafaranga bagenzi babo. uzasanga byoroshye kwisunga izo mashini ziguha amafaranga mutaziranye, kabone nubwo inyungu yaba ari nini cyane, kurusha kujya kuganyira abandi ikibazo cyawe, wenda bikanarangira ntacyo bagufashije. nguku uko ubuzima bwacu burushaho guhenda, tugahora mu bukene bw'akarande kandi dukora. nuko rero uzasanga hari abantu benshi uzi ko bahembwa neza, babyuka buri munsi bajya ku kazi, buri kwezi bagahembwa, ariko ugasanga bahorana ibibazo by'amafaranga. ntabwo ari uko babayeho ubuzima batakabaye babamo, ahubwo ibyo dusabwa bigenda byiyongera uko bwije n'uko bukeye. urwo ruziga rw'ubukene rugenda rugaruka uko umwaka ugiye undi ugataha, rukatwihishurira mu kwezi kwa mbere iminsi mikuru irangiye, tugakeka ko ari bishya kandi ari byo dusaziyemo. birasa naho nta cyizere cyo kubyigobotora gihari, kubera ko isi turimo nuko yubatse, imiterere yayo ituma tubaho gutyo nyine. ibi bikagira ingaruka y'uko kwizigamira bigenda bigabanuka ugereranyije n'uko byahoze mu bantu. uzabibona nk'iyo hari ibyago bibaye, ubutumwa butangira gucicikana ngo mwitange dutabare runaka. ukoze impanuka cyangwa se ugiye mu bitaro, bisaba aho inshuti n'abavandimwe ngo bigende neza.
umuntu abura akazi ukwezi kumwe, mwahura ukagira ngo ntako yigeze, kubera ko ubuzima bwe buhinduka byihuse. Ntabwo ari uko akenshi ari ubuswa bwo kutamenya ko ejo bishobora guhinduka, ahubwo ni uko atera imibare akabona bimwe ntibivamo, akabaho abara ubukeye. Ibi ariko ntabwo ari urwitwazo rw'uko utagomba gutekereza ku kwizigamira, rw'uko utagomba kwirinda kubaho ubuzima burenza amikoro yawe, cyangwa se ubuzima udafitiye ubushobozi, kubyara abo ushoboye kurera, cyangwa kugerageza gushaka ubundi buryo bw'imibereho, cyane cyane ubudashingiye ku mushahara udahinduka, kubera ko ubuzima bwo buhinduka uko bwije n'uko bukeye. Ni naha dusoreje iki kiganiro. Mbifurije impera nziza z'umwaka no kudatangirana umwaka imifuka iri mu busa. Nitwa Ismael Mwanafunzi.